l'audace dans la prière ou la prière audacieuse. Amasengesho y'ubushizi bw'amanga cyangwa gusengana ubushizi bw'amanga. Tusoma mu Efeso 3:12 niho batubwira iyo boldness. Mu cyongereza bavuga ngo in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubiheshejwe nuko tumwizeye. Amen. Amen. Iri ni ryo jambo riri butuyobore mu ntego y'amasengesho no munsi. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ariko moi je préfère icyongereza. Nubwo byose ari cyo kimwe, Amen. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Murumva ko hano batubwira ngo muri we dufite ubushizi bw'amanga. Amen. Kugira ngo ubushizi bw'amanga budutuma dukora iki? Muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe nuko tumwizeye. Ni mu bise ko hano se haje n'ijambo yitwa kwizera. Muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubiheshejwe nuko tumwizeye. Kwizera kurimo ubushizi bw'amanga nkuko twabyize ejo niko kwaranze abantu Bibiliya yise intwari zo kwizera. Amen. Kandi bene uko kwizera ntacyo kubura ku Mana. Twabonye ejo Yayiro, twabonye ejo wa mugore yarafite ikibazo cyo kuva amaraso imyaka 12, yaragaragaje abavuzi bose. Twarebye wa mugore w'umunyakananikazi, bari bose baranzwe nuko kwizera kufite ubushizi bw'amanga. Rero natwe iki cyumweru tutangiye amasengesho. N'amasengesho akwiye gusengwa n'abafite bene uko kwizera, atari abantu bafite imitima ibiri. Abantu begera Imana bazi ko Imana ibasha gukora, atari ibintu bisanzwe abantu bakora, ariko ibasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira nibyo dusaba. Kubw'ibyo turashaka kumva amagambo uko Bibiliya yayavuze mu rurimi yanditswemo, yaba Igifaransa, yaba Icyongereza, yaba Ikinyarwanda, yaba Igiswahili, yaba iki byose byavanywe mu ndimi Umukara yakoresheje mbere. Murabizi ko Isano rya kera ryanditswe mu Giheburayo no mu Kiarameya, ariko igice kinini ni mu Giheburayo. Murabizi ko Isano rishya ryanditswe mu Kigiriki, niho izindi ndimi zageze ivoma. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe ibisobanuro bitakara. Amen. Aya magambo kuko ari ingenzi tuzifashisha muri amasengesho, ni ngombwa twumve icyo Umwuka Wera yavugaga igihe yakoresheje ijambo boldness, ubushizi bw'amanga. Amen. Cyangwa assurance. Hariho ibyo bintu. No confidence. Ayo magambo boldness, confidence, muri Bibiliya y'Ikigiriki ari Umwuka yakoresheje n'ururimi yakoresheje bivuga iki? Manishimwe. Kuko nibyo bintu bidufasha kumva n'aya masengesho dushaka gusenga. Amen. No kuvuga amasengesho y'ubushizi bw'amanga uko Bibiliya y'Ikinyarwanda nibyo yakoresheje. Ngo muri we dufite ubushizi
bw'amanga buduhesha kwegera Imana tudafite ubwoba, tudatinya. Tudatinya. None ubushizi bw'amanga Bibiliya ivuga bumeze gute? Iya jambo ya mbere, amen, paresia, niryo ryakoreshejwe mu Kigiriki. Ni ukuvuga ni ubushizi bw'amanga bugaragara mu kuvuga, aho umuntu avuga ibintu biri clair, ibintu bisobanutse, kandi akabivuga adategwa, akabivuga ababibwira bamubonamo ko yemera ibyo ari aravuga. Ntabwo ari ibintu bififitse, ni ibintu biri clair. Ni ukuvuga amagambo, ndavuga iyo turavuga imvugo. Amen. Paresia mu Kigiriki ni ukuvuga kuvuga ukoresha imvugo yumvikana neza kandi igaragarira ubwira yuko wemera ibyo uravuga. Icyo ni isobanuro cya mbere. Kuvuga amagambo, amen, ukavuga mu buryo abo yabwira batakubonamo yuko uravuga gusa, ariko bakubonamo ko ibyo uvuga ubizi kandi birasobanutse, kandi bakagusoma amaso yawe kubyemera, kandi bakakubonamo ko witeguye no kwirengera ibyo uravuga, kabone n'ubwo byazana ingaruka. Ibyo byumvikana? Niryo jambo Umwuka yakoresheje ahantu hitwa ubushizi bw'amanga. Iriya verse, uriya murongo wa Efeso 3:12, ahantu bavuze ubushizi bw'amanga mu jambo ry'Ikigiriki yakoreshejwe ni paresia. Paresia nicyo bivuga. Paresia ni kuvuga amagambo, icya mbere ari clear, asobanutse. Ubona iyo umuntu arabeshya rigategwa, kuko abari barahimbahimba ibintu, bakabona ko uvuga ibintu usobanukiwe kandi bisobanutse. Hanyuma kandi nako bakabona yuko unabyemera ibyo uvuga, kandi bakabona yuko witeguye no kwirengera ingaruka ayo magambo uvuga, ingaruka byakugeraho. Niryo jambo boldness rero rikoreshwa hariya. Amen. Iyo bavuze ngo uriya muntu ari bold mu byo avuga, uriya muntu ari audacieux, ni ukuvuga ni umuntu mu bitandukanye na eloquence, mu bitandukanye no kuba intyoza. Ntabwo ari kuba intyoza, wayibise. Ushobora kuba intyoza kandi ubeshya, ukaba intyoza mu kubeshya. Hano ntabwo ari eloquence. Hano eloquence mu Kinyarwanda ni intyoza, ntabwo uba uri intyoza. Hano bari baravuga ibintu, kuvuga ibintu biri clair, bitomoye, biri clair, amagambo asobanutse, kandi bakabona no mu maso yawe yuko ayo magambo uyemera, ikindi cyo bakabona yuko wemeye n'ingaruka. Reka ture muri Bibiliya urugero rwa boldness, ubushizi bw'amanga, muri ibyo bisobanuro by'ijambo ryakoreshejwe muri Bibiliya Ikigiriki, harimo isobanuro rishya ryavomye mu zindi ndimi. Amen. Haleluya. Turakora icyo bita exegese. Turagenda ku isoko y'ijambo, kuko les traductions zigenda ziperda sens. Dufate mu byakozwe n'intumwa, turebe umuntu yari afite paresia. Uyu yari afite paresia ninde? Turareba hano mu byakozwe n'intumwa. Manishimwe. Haleluya. Ni benshi ariko turafata bamwe gusa. Hano byakozwe n'intumwa 2:14 n'ushaka kuri 17.
ariko petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Amen. Amen. Tugende Yakoze n'umwe ibice 4 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo tugeze ku murongo wa 13. Bakivugana n'abantu, abatambyi bazana ahari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu, bababwira yuko kuzuka ko bapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata, maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mwumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Basirayeli yuko ari rya zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Babonye ubushizi bw'amanga. Wanyise? Babonye paresia. Amen. Numva ko paresia iboneka. Ubushizi bw'amanga buraboneka. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Amen. Amen. Ngibyo rero icyo bita ubushizi bw'amanga. Ngo Petero yavuze amagambo ameze gute? Mukoresheje ibintu 3 navuze. Icyambere, aya magambo ya Petero wabonye ameze gute? Asobanutse, sibyo? Icyakabiri ameze gute? Babonaga ko abyemera. Hanyuma icya gatatu, ntatinya abo bantu kuko bafite n'ubushobozi bwo kumwica. Ngiyo boldness, ngiyo ubushizi bw'amanga. Wayibise? Ngibyo ubushizi bw'amanga. Ese turabufite uyu munsi? Turarimanganya ubusa. Hari Burundi bavuga ngo kudedemanga. Mukibara muvuga ngo nibiki? Kudidimanga. Twebwe turadidimanga. Hanyuma tukarimanganya. Hanyuma tukarya indimi. Ngo turavuga ubutumwa. Ngo turahamiriza. Kuko hari ibyo muri ya bitatu, hari ibyo tubuze. Rimwe na rimwe ntitunizere ibyo tuvuga. Icyakabiri, ntitwiteguye ingaruka zabyo. Tubonye ko byadukururira, tufunga umunwa, cyangwa tukavuga ibya Yesu turenzaho. Iyo bintu bitatu ni ngombwa. None uravuga uti, none se turabizigenda gute? Humura, birasabwa kandi biratangwa. Tukature muri Bibiliya. Imana ishimwe. Dusome ibyo bice 4 nyine nete mukundwa.
noneho Petero urumva ko baje kubafata sibyo, hanyuma dore kuri 23 rero tugeze kuri 31. nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babatekereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru, nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja ni we wari mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe, wivugisha umwuka wera ngo, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekerereza iby'ubusa? Abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kandi kuko Herode na Ponsiyo Pilato bamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize, ngo basohoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byabo. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga. Basaba Imana gushira amanga, bashize amanga rwose, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuza umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Amen. Niyo mpamvu turi hano rero. Amen. Bamenye ko babuze ubushizi bw'amanga, kuko ntibashobora guhangana n'imbaraga zirwanya ubutumwa bwiza badafite ubushizi bw'amanga, kuko itorero rikivuka ryahise rirwanwa n'idini ry'Abayuda mbere yuko rirwanwa n'Abaroma. Ryabanje kurwanwa n'idini ry'Abayuda. Donc le premier ennemi de l'église, ce n'était pas des pouvoirs politiques, mais le pouvoir religieux, le judaïsme. Idini ry'Abayuda ubukristo bwavukiyemo niryo ryabanje kurwanya itorero rikivuka, kandi bari bafite imbaraga, kuko ari ikintu cyitwaga Sanhedrin, rwari urukiko rukuru rw'Abayuda, kandi Kayizari yararwemeraga. Gusa nuko Kayizari yari yarwambuye ububasha bwo kwica, ariko iyo bamaze guca imanza bagashikiriza Roma yashoboraga kwemeza ko uwo muntu yicwa. Uko niko byagenze kuri Yesu. Mbere yuko urukiko rw'Abaroma ruyobowe na Pilato babanje mbere na mbere kumucisha mu rukiko rw'Abayuda, iriya Sanhedrin, hanyuma bamucira urubanza rwo gupfa, kuko badafite ubwo bubasha. Bahise bategereza ko bucya bamushikiriza urukiko rw'Abaroma, rwo rufite ububasha bwo kumwica. Urumva rero ba Petero n'abakristu ba mbere iryo torero rikivutse bahise bahura n'intambara zishaka kubacecekesha. Kubw'ibyo bari bakeneye ubushizi bw'amanga bwo mu rwego rwa paresia. Manishimwe. Twebwe turabukeneye, ntitubukeneye? Nimba tubukeneye turabusaba, kuko nabo babusabye Imana irabubaha. Amen. Ariko ubushizi bw'amanga nk'ubu ntabwo Imana ipfa kubuguha itabona ko uriyangaje mu guhamiriza Kristo, kubera yuko imbaraga z'umwuka wera ngo zahawe abitewe guhamya Kristo. Ibyakozwe n'umwari 8 ngo muzakira imbaraga umwuka wera n'abazaho, niwo muzaba abagabo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya kugeza ku mpera z'isi. Imbaraga z'umwuka wera zihabwa abandi abiteguye guhamya Kristo. Nta bindi, ntabwo ari medaille, ntabwo ari decoration.
Amen. Nimba wowe wibereye aho uri umukristo gusa ariko ntabwo ushaka guhamya Kristo, wowe imbaraga z'umukara ntabwo ari zawe. Wayibise ntabwo ari zawe. Nimba utiteguye gukorera umwami Yesu, izo mbaraga ntabwo ari zawe. Ni boldness, yodas, ubushizi bw'amanga, parisia babusabye ubigende gute? Nguha abagaragu bawe ubushizi bw'amanga, bagire gute? Bavuga ubutumwa bwiza bashize amanga, nta bindi. Amen. Mbere yuko tuza kureba umwanya ubushizi bw'amanga mu masengesho, tugira tubanze turebe mbere na mbere ubushizi bw'amanga. Amen. Mu ijambo ryitwa kwizera, ubushizi bw'amanga, kuko ejo twabonye ukwizera gushize amanga. Amen. Kandi iki cyumweru cyiswe icyumweru cyo gusenga amasengesho afite ubushizi bw'amanga. Bivuga ngo amasengesho y'ubushizi bw'amanga asaba ibintu birenze imbaraga z'abantu. Hari ibintu bisanzwe dusaba n'abantu bashobora gukora, hari n'ibintu dusaba kuko abantu ntabwo babikora, ariko turizera ko Imana yabikora. Twatanze urugero rwa couple yategereje umwana ikaba itamufite, sibyo? Baragiye kwa muganga bagize gute, ariko byaranze. Bene abo bakeneye amasengesho y'ubushizi bw'amanga. Amen. N'izindi kazi zimeze nk'izo, aho intervention y'Imana yonyine niyo yakemura ibyo bibazo. Haleluya. Sinzi wowe rero ibyo wazanye imbere y'Imana uyu munsi, ariko nashaka kukubwira ngo kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Nukomeza gutega amatwi aya magambo turavuga hano mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikabona yuko koko utarurakina, ko uri umuntu witeguye guhamya, Imana iraza kuguha, amen, kwizera gushize amanga, kugira ngo bigufashe no gusenga amasengesho y'ubushizi bw'amanga. Imana ishimwe. Dufate rero iminota 5 tujye imbere y'Imana, tutekereze kuri iri jambo tumaze kwiga ryitwa ubushizi bw'amanga, mu Cyongereza boldness, mu Gifaransa l'audace. Amen. Mu Giswahili babyita ujasiri. Ururimi Mwuka yakoresheje ni paresia, mu Cyongereza boldness, mu Gifaransa audace, mu Kinyarwanda ubushizi bw'amanga, mu Giswahili ujasiri. Tugende imbere y'Imana tubisengere. Amen. Nenda uombe Mungu akupe ujasiri. Kumaze kumva icyo ari cyo,